nanjye ubwanyu mbajije aka kanya nzi ko ndi umunyarwanda kuko mbaza mu rugo ngaze se ko muri kiragiye byari bimeze gutya na gutya nkiri umwana nkamaze ko kiragiye byari bimeze gutya na gutya bahigaga abandi bagahigwa nge nari iki muri kiragiye papa kambwira ati ntago we wari uriho wahigwa gute se kandi utariho muri kumva rero nketa numva ndi umunyarwanda atambwira ati icyo ugomba kumenya n'ukuri umunyarwanda kunda mugenzi wawe muzamure nawe akuzamure ubundi mwubaka u Rwanda rwanyu noneho uko mbibona muri no minsi mu rubyiruko bisa nkaho rugenda rigaruka rize rimwe na rimwe hari igihe uba warakuze utazi tante utazi abantu bagiye batandukanye iwanyu hangane ugakora muri uko buzima noneho nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Nest TV wowe wahisemo ko tuzajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuri content zigiye zitandukanye hano rero ndi kumwe n'abantu badasanzwe nagira ngo wenda dutangire batwibwira mu mazina hanyuma tuze kugera ku izina nyamukuru ryabo duhere kuri wowe. Murakoze amazina nitwa Umurerwa Deborah mbarizwa muri famille Urumuri. Nakoze nanjye nitwa Inamon Penina Beline Ugada nanjye mbarizwa muri famille Urumuri. Okay, murakoze nanjye nitwa Masenshi Patrick mbarizwa muri famille Urumuri. Murakoze cyane. Nari mvuze ngo izina ryanyu turi buze kurigeraho mu kanya ariko muri inkwakuzi mwise mubigeraho vuba abantu babyumvishe ko turi kumwe na famille Urumuri. Famille Urumuri rero mu magambo make ni iki? Murakoze mu magambo make famille Urumuri ni nkuko mubyumva harimo ijambo famille ni umuryango w'abana batoya urubyiruko harimo abana batoya kuva ku myaka 5 kuzamura twishyize hamwe kugira ngo dushyire imbaraga zacu hamwe dufashe igihugu muri ibi bihe byo kwibuka atari no mu bihe byo kwibuka mu bikorwa bindi bya leta rusange ko turabizi cyane ko ari twe mbaraga rero famille Urumuri muri make magambo makeya ni umuryango w'abana bato b'urubyiruko harimo n'abamama ariko abamama urumva ni support kutuba hafi kutugira inama kurumva nko muri ibi bihe byo kwibuka ntago twari turiho abenshi muri genocide yakorewe abatutsi 94 ntago twe twari duhari ariko abamama cyangwa se abapapa bari bariho barahari kugira ngo badusupportinge tutagira amakosa dukora ndumva ari ibyo wenda bagenzi banjye n'abanyunganira. Ari ufite icyarenzaho ku buryo ayisobanuye famille? Tumva Deborah bisobanuye neza nkuko bivuze no umuryango nta kindi numva narenzaho mu bintu avuze abisobanuye neza cyane. Patrick, famille Urumuri yatangiye ryari? Famille Urumuri yatangiye 2016. 2016. Icyo gihe itangira wenda uretse intego Deborah tubwiye yari ifite ukurumva ko mwavuze ko harimo abana batoya byabatwaye imbaraga zingana gute kumvisha umwana ko mugiye gukora famille muri ubwo buryo ariko ahanini ishingiye gukora muri ibi bihe byo kwibuka wenda nubwo hazaho n'ibindi bikorwa ku ruhande umwana icyo gihe yabashaka kubyumva ko ibyo bikorwa ari byo agiye gutangamo umusanzu? No, nago byaratugoye cyane pe ariko byasabye umusanzu wacu nk'abantu bakuru twe twabashaka kubyumva nk'abantu dutangiranye twari team imwe tugira igitekerezo kivuye turavuga tereka dushinge kuko urabona abantu kumwe twaraga turi urubyiruko twe twaravuze tereka dufate tugiri ikintu natwe dukora amageragere tugira ikintu dukora kizagira inyungu uyu munsi nejo twe twarakuze urumva 2016 twari tukiri bato nubwo twari bato cyane ariko twari tukiri bato natwe byadusabaga imbaraga zo kugenda tukanyura ahantu tukagenda tukabanza gushobanurira umubyeyi we tukamubwira ati dukeneye umwana wawe adufashe muri ibi nibi tukamusobanura twabanza gukomfika umubyeyi umwana urumva nawe iyo yaturebaga yumvaga byifuje ariko bigasaba kugira ngo twumvishe umubyeyi we ko ibyo bintu bwabyo hari icyo byamara muri societe kandi uwo mwana ari umusanzu nawe yatanga mu rubyiruko. Famille Urumuri ibaho iriyubaka mu buryo navuga ngo bwo gushyira hamwe cyane kuko
nk'umuntu bazi imbere azi nyine abana bato barimo ari bato cyane kugeza uyu munsi ni abantu bakuze bajya hari imbere bagakora ibintu ubona bidasanzwe. Ugahita ubibona gute iyo abana nka bariya bashyize umuhate mu kintu ntibanatekereze kuba bakivamo kugeza uyu munsi wa none ubona bitakibagoye kuba mwabahagararira cyangwa mwababwira bakumva? Uko mbibona ni uko bafite fondasiyo. Burya iyo ufite igihugu kandi ufite igihugu kizima, inshuro nyinshi ibyo ukoze ibyo ari byo byose biragenda. Imbere ya jenoside nk'uko twe twavutse nyuma ya jenoside, bamwe tukavuka muri jenoside, mbere ntabwo hari bamwe na bamwe batari bafite uburenganzira, ariko this time benshi dufite uburenganzira. Urakora ikintu kikagenda, uravuga ikintu kikumvikana. Muri make nta kintu na kimwe cyari kutugoramo kubera twari dufite igihugu cyiza kandi dufite ubuyobozi bwiza butwumva. Nk'uko umuvandimwe wacu avuze, yego kubitangira byari bitugoye kubera ko kugira ngo uzabyumvishe ababyeyi rimwe na rimwe, kubera sosiyete nyarwanda hari ukuntu twari dufite isura mbi hamwe na hamwe mu rubyiruko, bakagira ngo ni ibintu by'akavuyo tugiyemo n'iki, ariko dukoze umunsi umwe biremera, birakunda kubera ko twari dufite n'abajyanama. Ntabwo twebwe ubwacu twari gutangiza ikintu ngo bishoboke, ahubwo n'ubuyobozi bw'umurenge tubamo w'Amageragere bwaradufashije butugira inama, aho dutannye bakatugarura. Niyo mpamvu ibyo bintu byose byakunze. Ngira ngo abantu wenda bari buze kureba performance mwakoze bari bubibone neza. Ibindi turi kuvuga n'impamvu turi kubitindaho, hari ibintu umuntu ashobora gutekereza ko bitoroshye. Urabona akenshi ndakeka wenda muri mwebwe benshi jenoside yabaye badahari, ariko ni ikintu ubona kidasanzwe kubona mwakora performance kumva umuntu agize ihungabana. Nyine ihungabana rivuga gukorwaho, urumva basubiye mu bihe bya kera byibutse. Mukoresha iriye banga ku buryo mushobora kwakitinga ibintu mutari muhari, umuntu wari uhibereye akamera nk'usubiye mu bihe bye? Urakoze. Nta bundi buhanga cyangwa se wenda irindi banga ribiri inyuma uretse kubanza kumva kwishyira mu mwanya wa muntu udahari. Kuko niba tuvuge nk'urugero, jenoside yarabaye ngewe ntariho, ababyeyi banjye bari bahari cyangwa se n'abavandimwe banjye bari bahari, ariko mu rugo iyo muri ibi bihe byo kwibuka byageze, twumva ibiganiro, twumva ubuhamya bwinshi, n'ababyeyi hari igihe baba open kuko hari ababyeyi bagifite agahinda kenshi batabasha kuvuga. Ariko abenshi ubu ngubu kubera leta yacu nziza yigisha kubabarira n'ubumwe n'ubwiyunge, bagenda babohoka bagatangira kuvuga. Hari byinshi ugenda wumva. Ngiye nkumva ubuhamya, nkumva nk'ubuhamya bw'abana b'icyo gihe, uburyo bari bameze, ko bari bariho, ko bakundanaga, ubumwe bari bafite. Iyo atari ikintu kibi cyabaye ko sinshobora kwigira ku bakoze jenoside, ahubwo nigira ku batarayikoze n'abayikorewe. Ngiye nkavuga ngo niba koko ibyo bintu byarabayeho, abakoze jenoside bari bameze gutya, ababyeyi bacu barakubwira ko gati bari bafitiye insanganyamatsiko ko ari ukumaraho abatutsi, byari bimeze gutya na gutya gutya na gutya. Noneho wenda n'Imana ikaguha n'ubwenge bwo kumenya kwakitinga, cyangwa se kuba niba ari ikintu urimo ukakijyamo neza, imubundi wabikora rwose mva bikaba ibyo ngibyo nyine bikagenda neza. Ntekereza ko rero ubuhanga, nta bundi buhanga, ni ukubanza kumva ko kiriya gihe bari bariho bari bameze gute, ukaba muri uwo mwanya wabo. Niba ari igihe cyo kubabarira kigeze, ese ari njyewe nababarira gute? Kuko kenshi twe ntabwo dukina ibintu bitaturimo, hoya dukina ibintu biturimo. Niba ari igihe cy'imbabazi, wumva imbabazi pe. Niba kandi ari muri cya gihe cya jenoside, wimagina nawe nk'umuntu wari uriho muri kiriya gihe, uburyo yahungaga, uburyo yatinyaga, uburyo nyine yari adafite amahoro. Numva ni muri ubwo buryo. Padiri, wagereranya gute umujene w'imyaka 20 wa kiriya gihe n'umujene w'uyu munsi ushingiye ku mateka, wenda niba utarunahari? Nshingiye ku mateka, umujene wa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yari wa mujene ufite imyumvire wa mbere wenda, cyangwa muri kiriya bihe, reka tuvuge muri biriya. Reka mbere wabikiriya gihe, uwakiriya gihe ukuntu mubona, uriya mujene yari wa muntu wimakaje, wari ufite urwango, yari yuzuye urwango muri we rwo kumva ko hari umuntu
badahuje ubwoko akumva ko uwo muntu batanasabana yumva ko uwo muntu nyine atari umwe nawe kubera ko wenda tubare niba nge feste babyishaga mu ishuri wumvaga ko mu ishuri bababwira ati bagiraga liste ivuga ngo uyu nguyu ni umututsi uyu ni umutwa uyu ni umuhutu urumva tayari kumva ko ngiye nari kimwe na Berine nari kimwe na Debora hari numva ko mbishishe nyine ariko umwana w'uyu munsi ni urugero rwiza rwo kugira ngo twese abanyarwanda n'uwakoze bya bindi nawe yigireho umwana w'uyu munsi sinzi ibyo by'amoko nta mwana w'uyu munsi imyaka 20 kibizi ndakeka niba bafite mu mutwe we yarabyinjiramo n'ababyeyi ariko bigeraho bikarangira uyu munsi ndareba Berine nkamureba ku cyo agamije kungezaho nk'inshuti ndareba Mariya iki mu buzima bwanjye ntago nyirebera muri bya bintu by'amoko niba Berine duhuye ndamusuhuza turaramukanya twumve ko twese turi abanyarwanda the same ariko kera nyine suko byari bimeze uyu munsi twese dufite umuhate dufite inyota yo kubaka igihugu cyacu nta by'amoko bikiturangwamo uyu munsi dukoresha social medias ugira gutya ukajya kuri Facebook cyangwa hano ugahora n'umuntu uri kuvuga amagambo apfobya cyangwa sakana genocide ugaduriya muntu wenda nubwo utajya wandika comment ushobora kutagira izo mbaraga zo kwandika twese twabishobora uriya muntu mu mutima nihe message umubwira ko hari amagambo umubwira iyo usomye biriya bice bari abana baraducalenjinga u Rwanda dukeneye ntago ari u Rwanda rw'amacakubiri kuko amacakubiri yatandukanyije imiryango n'indi rero iyo mbonye uriya muntu atanze iriya message mba numva nakomantingaho ariko nakumva ko atari ngombwa ati wamwegera akamubwira abanyarwanda bari kuko ntago aramenya umunyarwanda ninde umunyarwandakazi ninde ko ntago tukirangwa n'ibyo bintu byaradutandukanyije imiryango iratatana kandi twarumwe mba numva ariko Jesse nanamurenganya hari ukuntu muri no minsi hari ingengabitekerezo ikiri kwishyiga noneho bigatuma uwo mwana agakura yumva ibyo bintu cyangwa even n'umuntu mukuru rega tureke kureba kuvuga wenda urubyiruko rugenzi rwacu ugasanga aracyari muri bya bintu bya kera inama mugira ngewe narekeraho u Rwanda twifuza si u Rwanda rw'amacakubiri twese turi umwe twese turi abanyarwanda dufite ubuyobozi bwiza turanezerewe kuba mu gihugu gifite umutekano nta gihugu nk'u Rwanda mbona gifite umutekano nk'uwo dufite pe rero njye namugira inama yo guhagarika akarekera imyaka 30 irahagije pe bora nawe hari comment afite uriya ntunganiye ukata uretse na comment nashaka kunganaho kuri Patrick icyo yari yavuze na Berine ndamwunganira kuri umujene w'ubuyu munsi wa kiragiye cyambere ya genocide yabivuze bari bafite ubwoba uwa mbere yari afite ubwoba undi yari afite urwango urumva abo bantu bari mu buzima bubabaje bw'ubwigunge butari bwiza ariko umujene w'uyu munsi twese twiga hamwe nta shuri rijyaho umututsi ngo rijyeho umuhutu cyangwa rijyeho umutwa twese tujya ku ishuri kugeza n'uyu munsi ushobora kumbaza ngo ngende umuhutu cyangwa umututsi simenye icyo ndicyo koza yengeye kubabaza aka kanya biroroshye ko hari umuntu ukavuga ngo nicyuretse kubyumva nk'amateka nanjye ubwanyu mbajije aka kanya nzi ko ndi umunyarwanda kuko mbaza mu rugo nkabaza se ko muri kiragiye byari bimeze gutya na gutya nkiri umwana nkamaze ko kiragiye byari bimeze gutya na gutya bahigaga abandi bagahigwa nge nari iki muri kiragiye papa kamubwira ati ntago we wari uriho wahigwa gute se kandi utariho muri kumva rero nketa numva ndi umunyarwanda tambwira ati icyo ugomba kumenya no kuri umunyarwanda kunda mugenzi wawe muzamure nawe akuzamure ubundi mwaka u Rwanda rwanya rero umujene w'uyu munsi icyo dukeneye no kugira ngo u Rwanda rwacu ruve aho rwagiye mu mwijima ahubwo rwongere ruzamuke rwiyubake kandi bikoreshejwe n'urubyiruko ko muri kiragihe imbaraga nyinshi zari z'urubyiruko n'abantu bafite imbaraga nyine babashene ariko uyu munsi natwe za mbaraga bakoresheje barusenya tuzikoresheje twiyubaka nibyo bya mbere kandi ntekereza ko ari nabyo bihari kuri icyo gicyo rero cy'abantu bapfobya bavuga genocide yabaye gutya na gutya bakavuga ibintu bitandukanye bakayigoreka message namuhereza uwo muntu icyambere nkuko Berine yabivuze
bishobora kuba biva mu babyeyi sibyo kuko niba wenda tuvuge nk'urubyiruko twe hano turi nk'urubyiruko by'ababyeyi wenda n'ibindi tube tubivuyeho tuvuge ku rubyiruko nk'uko nari mbivuze niba mbaza umubyeyi wanjye gutyo hakaba hari undi muntu ufite se ufunze n'abavandimwe n'ibiki byose mukuru we akaba ari we wamureze wenda ari we basigaranye agakura amubwira tuzanga abatutsi agahura na wa mwana utazi niba ari n'umututsi nkanjye wenda tugahura sinzi niba ndi umutwa niba ndi umututsi niba ndi umuhutu twahura kanyanga njye ntazi n'icyo ndi kuzira urumva ko icyo kintu nyine ni urwango yigishijwe kandi rukomeye adafite no kwikuramo nubwo mukuru we byamushiramo ariko uwo mwana we arumva arareba akavuga ati uyu muginga gutya na gutya byagenze gutya na gutya rero message namuhereza umwanya afata yandika amakomanteri umwanya afata yandika izo message afata amavideo nawe ufate yige mu ishuri ateza imbere umuryango we wenda rekane n'igihugu cyacu cyagize uruhare muri ibyo ngibyo cyangwa n'abagize uruhare muri ibyo ngibyo ahubwo we aharanira amahoro ye kuko ntekereza ko nta muntu utakifuza amahoro babandi bajya bavuga ngo babayeho bahahajwe muri iki gihugu ngo ntago bishimye niba utishimye kora icyatuma wishima niba abandi batakunejeje niyo message namuhereza inama imwe ku mujene ukicaragaho umwanya papa we na mama we bakamubibamo ingengabitekerezo uyu munsi uyu munsi niba uzi ko ukiri umusore niba uzi ko uri umujene uzi ko uri muri iki gihugu uzi ko ukiri mu Rwanda kereka wenda nujya muri Kongo birashoboka ko muri Kongo wabikorera kuko uyu munsi turacyabyumva ko muri Kongo bikiriyo hakiri ibintu by'amoko uyu munsi niba uzi ko wicaye mu Rwanda ugifite ibyo bintu by'amoko ukicara ku ishyiga ukicara n'umubyeyi wawe akakubwira ati mwana wanjye uri umututsi mwana wanjye uri umuhutu uri umutwa ntago mbyumva neza uri umutu niba nabyita ubuturage uri nyine uracyari inyuma ntago uri umusirimu uracyari inyuma cyane kuko uyu munsi kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza ukorana n'ingeri zose abo umunyekongo abo umuganda biki sinumva uburyo ki ufata umuntu muvuga ururimi rumwe mwavutse mu gihugu kimwe ukumvura mwanzi ukiremamo urwango kubera ko ababyeyi bawe bakubwiye kandi ejo uzahura n'umukongomani ejo uri umuyede umuhereza igikarayi uri umufundi uzasaba icyo baguhereza uyu munsi twese turi imbaraga z'igihugu cyacu kugira ngo dufatanye tubashe kukigeza aho tukigeza ntago wo kwiye rero niba wicarana n'umubyeyi wakakubwira ati ibi nibi iyo mind irashaje iyo mind ni imwe yakera uko dusubiza inyuma kandi twebwe uyu munsi dufite inyota iki gihugu urabona ukuntu turi kwiruka dufite inyota yo gukora igihugu cyacu tukagera aho tugera ntago tukiri muri bya bintu by'amoko ngo uranyumvisha ko ndi umututsi bimarira iki nusuranyumvisha ko ndi umututsi ubwo bututsi ni ndyame ejo mu cyumba cyanjye buzangaburira uranyumvisha ko ndi umuhutu ni ndyame ejo bizangaburira nose uyu munsi ni nanga Berine cyangwa Debora hari icyo nari kumukuraho mwumva ko Berine ari umuhutu ngo mwumva ko Debora ari umuhutu no ngo reka mwirinde cyangwa ni umututsi ibyo bintu bizangiza kuki ejo nzaguma iwanjye ngumane bwa buturage n'andi nzasanga urubyiruko rwanjye rwaransize urubyiruko rwagenze banye tungana baransize araho bageze ngenda cyari muri bya bindi by'amoko uyu munsi twogohereze neba amoko mureke turebe aho igihugu cyacu kiza mureke two kuba nk'abandi b'ubushize abangaba banyuma jenoside bakoze jenoside ahubwo mureke nyine dukosora amakosa bakoze uko niko mbyumva njyewe ntabwo nk'uko Patrick abivuze arakoze ariko njyewe uko mbyumva inama namu kubyumva turabyumva yewe kuko ababyeyi bacu nta nubwo twababuza kubitubwira kubera ko nabo babibayemo kandi hari na bamwe bagifite ibyo bikomere kumwumva ndamwumva ariko nkanjye uri kureba igihe tugezemo igakubana n'igihe ugezemo nubwo ari ibyo kwishyiga ariko ntitubihe intebe tubifate tubyumve kuko natwe amateka yacu nubwo ari ayacu ashaririye tugomba kuyumva njye ntabwo namujajinga ngo nuko abyumva ahubwo icyo namujajingaho nuko abyumva bikabishyira akabyimika mu mutima we yewe turabibwirwa yaba abatubyara yaba ndetse n'abandi babyeyi hanze aha tuganira kuko dufite ababyeyi benshi batugira inama batuganiriza ko ntabwo twabura kutabumva kuko turabubaha ariko nanone icyo nasaba urubyiruko reka tubyumve tubahe n'uwo mwanya wo kubyumva kuko hari ibyo tuzigiramo mu kubyumva hari amakosa amwe n'amwe yakozwe ako twe tuzakosora kubera ko twabyumvishe
iyo wumvishe ikintu ureba aho cyatannye ukagerageza kugikurayo ukagishyira ku murongo nk'uko igihugu cyacu turimo kiri mu iterambere turebe iterambere turebe aho turi kujya turebe ubuzima bwo turi kujyamo nk'uko Deborah yabivuze turigana twarakuranye turasangira amakwe ubukwe tubujyamo turi umuryango rero inama ngiye namubwira reka tubyumve kuko n'amateka yacu kandi arashaririye ariko kuramo icy'umumaro aricyo kigutwara wirinde kuba watwarwa n'urwo rwango urwango rurasenya nirwo rwasenya ibyo ngibi abo ngabo bo muri kiriya gihe imiryango yacu imwe irasenyuka irashira abandi nabo imiryango yabo iratatana kubera kumva iby'abandi badushizemo tureke kumva ibyo batubwira ngo bibi ngo tubyimike ahubwo ibyo batubwira tubikuremo icyiza dutera imbere niyo nama nagira urubyiruko twiga gukora ibijyanye n'igihe tugezemo nawe nuko njye icyo nakongeraho wabajije ngo nyine umujene wigishwa urwango njye icyo kumva ababyeyi kubera ko wavuze kwigishwa bibi nta mpamvu yo kubyumva urumva purisi uha umwanya umuntu niko arushaho kugutwara akakuyobora uri kumva iyo umuntu akomeza kukubwira ikintu ukonekereza jenoside ntabwo ari ikintu cyaje umunota umwe ngo gikorwe byamaze igihe byarateguwe bijya mu bayobozi urumva abayobozi ni abantu bakuruta n'ababyeyi ni umuntu uba ukuruta uri kumva wubaha noneho purisi uwagukuye mu nda mubyeyi wawe uko utindana nawe niko ushobora kwiga bibi birenze n'ibyo we yakoze uri kumva ko niba umubyeyi afata umwanya akabwira umwana ibintu bibi wowe umwana hari igihe ushobora kuzana ubujinya noneho n'iby'ubu umva kiragiye ntabwo hariho amatekinoloji ariko hariho tekinoloji ushobora no kwicisha umuntu gusa ari ukuvuga nk'uko twavugaga mu kanya ari ukuvuga gusa ko hari abantu bafite ibikomere bikomeye cyane ku buryo ijambo riza wowe utari uzi ko ari n'ijambo riri bukomeretse umuntu ugasanga wamukomerekeje none rero urumva umwana ubyigishwa aka kanya icyo namusaba uwo mwana wabyumvishe ko cyambere ababyeyi barakwigisha ibitandukanye n'ibyo leta yacu itwigisha leta yacu twigisha ubumwe n'ubwiyunge kandi ikatwigisha ko twese turi abanyarwanda opportunity mfite niyo mugenzi wanjye afite niyo afite n'uwo wundi tutazi ubwoko bwe niyo afite uri kumva wowe ababyeyi bawe baha umwanya wo kuganira ku by'ubuzima bundi busanzwe nibagera muri icyo gihe cyo kukubwira ibyo ngibyo babwira uti mama njye narabirenze kuko nasobanukiwe ko icyatumye jenoside ibaho ari ibyo ngibyo murimo ahubwo mureke namwe nawe ukagerageza reka umubyeyi bundi reka mubwiye iyo ufite umubyeyi ntabwo umubyeyi ari inyamaswa umubyeyi yaba agomba kuba inshuti yawe yaba agomba kuba umujyanama wawe ukamwisanzura na wa wundi utinya iyo bigeze hahandi ubona ko ashobora gukora ikintu kibi kikafekita abantu bose kuko icyambere umubyeyi ashobora gukora ikintu kibi akabwira nabi inshuti yawe akayibwira kuri ibyo bintu by'amoko yabimbwira ngewe nkagenda mbwira Berine nkambwira tuzi mu rugo rw'abariya navuye bambwira ngo ndi umuhutu cyangwa ndi gutya na gutya akabibwira uyu nguyu ugasanga quartier yose yamenye ko abo bantu bafite urwango bikabaviramo namwe ubuzima butari bwiza bwo kujya mubaho mwishishe mukanafungwa rega ko ntibyemewe uri kumva icyambere no kubanza kumenya ko nta hantu bituganisha we wa mwana we wibyiga wibiha umwanya wibiha intebe kuko nubiha intebe n'abana bawe bazabikuriramo abana babo babikuriremo kugeza ku buzukuruza bawe usange nta kintu kuko icyambere nta jenoside izongera kubaho sibyo nta yizongera kubaho icyo nicyo kintu tuzi twese nk'abanyarwanda byarabaye ntibizongera ahubwo wowe icyo uri kwiremamo kizakubera igisongo ugendana cya buri munsi kuko icyo ushaka kwigisha umwana wawe ntazagikorera application nta gihari rwose ntahari numva ari icyo ngicyo namubwira no kudaha umwanya ababyeyi ahubwo nawe agafata intambwe ya mbere yo kubigisha ku byo yumva nawe mu mashuri ko ababyeyi we cyambere ashobora kuba batarize bashobora kuba badafite n'ayo mahirwe mugani yo kujya kwicarana n'abo batutsi ngo bumve ibyo bavuga oya nta mututsi nta mutwa twese turi abanyarwanda kandi turi urubyiruko dushyigikirane murakoze cyane hanyuma aka kanya wenda dusa nk'abagana ku musozo birashoboka ko umwana ufite ababyeyi bagizweho ingaruka na jenoside
yahura n'ihungabana bino twita wenda guhahamuka, sinzi niba iryo jambo bakirikoresha, birashoboka? birashoboka. Byaterwa n'iki? ikibitera, ikintu cya mbere numva cyabitera, urumva tayari niba umubyeyi, reka duhere kuri abo ngabo babasha kwicara ku ishyiga bakabasha kubumvisha ko ibya bintu byabaye, bicuza. urumva niba urugero uyu munsi hari umwana ufite cyangwa niba mfite umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi, afite ibikomere, uyu munsi ugigeje uyu munsi atarabasha kubabarira, ashobora kunyinjizamo ya myumvire akambwira ati mwana wanjye hari abaraduhemukiye bagize gutya no gutya gutya, akambwira byose bamukoreye. Nawe iyo ureba byonyine niba niwanyu babasha kukubwira, niba ufite ababyeyi babasha kumvishwa gahunda iriho ya leta y'uyu munsi y'umwe n'ubwiyunge, ukabasha no kuyakira ku mutima wawe, ariko wagirangiza ukajya kureba za video z'ibyabaye, wumva bya bintu bigukoze ku mutima, kuko ibyabaye n'ubunyamaswa pe, n'isi yose niyo wabireba ibyabaye n'ubunyamaswa bw'indengakamere. Niyo mpamvu n'uyu munsi sivuga ngo jenoside yakorewe abatutsi niyo jenoside yatwaye imbaga nyamwinshi ikora icarubozo kandi ikorwa mu gihe gito. Wa mubyeyi akabikubwira, waza ahangaha ukabasha kumva bya biganiro, ukabasha kumva cyangwa se mu kimwe ugahura noneho na wa mwana ufite ya harassment, ufite umubyeyi ufunze nawe utarabasha kumva gahunda ya leta y'uyu munsi, akabasha kukubwira ya magambo, ushobora guhura n'iryo hungabana. Urumva arimo akuzanye muri bya kera, ashobora kumvisha akubwira ati data yakoze ibi nibi, nanjye uyu munsi mfite umubyeyi akambwira ati data yakoze ibi nibi step by step, cyangwa se nkahura n'umugabo wabikoze akambwira uko yishe mama nyogokuru wanjye, akambwira ibyo yabikozemo, byanera ihungabana, kuko uyu munsi sinamubonye, cyangwa nkaba mbana n'umubyeyi ufite ibikomere, akambwira ko bikomere ari we wabiteye, akambwira uburyo yabikozemo byose abinsobanuramo, nyine urumva ni ibintu bite binkora ku mutima, nkumva ndahungabanye kuri njye. Uyu munsi rero niyo mpamvu leta yashyizeho kwigisha guhoraho, ko ibyo bintu byarabaye, yego tubyakire nk'amateka yacu ashaririye, ariko mureke tuyubakireho byibuze aho tugera, tubasha kwigisha na babandi bagifite ya myumvire. Njye nuko mbyumva. Njyewe ukuntu mbyumva, ihungabana riracyahari pe. Noneho uko mbibona muri ino minsi mu rubyiruko bisa nk'aho rugenda rigaruka rize, rimwe na rimwe hari igihe uba warakuze utazi tante, utazi abantu bagiye batandukanye b'iwanyu. Hangane ugakora muri ubwo buzima. Noneho nka kuno twe tuba twarakoze n'ubukwe, hari igihe ujya kubukora ukavuga se ndatumira ndi, ndareka ndi, ese ndabwira ndi, kuko uba warakuze muri bwa buzima utazi umuryango. Utazi umuryango, bakuganiriza bakakubwira uyu n'uyu yapfuye, yishwe urupfu rungana gutya. Hangane ntabwo biba byoroshye. Sinari ndiho, gusa navutse nyuma ya jenoside ho irangira bafata igihugu mu kwa karindwi, ariko mu kwa munani naravutse. Urumva ko ubu ngubu mfite imyaka 30, urumva ko icyo gihe ni kirekire, ariko muri icyo gihe kirekire hari ubuhamya tuba twaragiye twumva imiryango yacu. Rero iyo warakuze uzi abantu 2, 3 mu muryango w'iwanyu, bakubwira inkuru nyine nk'uko twa turi kubivuga ngo ibintu byo kwishyiga ntitukubeho umwanya. Yego ntabwo tubiha umwanya bitewe n'uko leta turimo, igihugu turimo kiri kugenda gitera imbere, kandi tudakwiriye no kuha umwanya ibyo bintu kuko ari byo byadusenyeye igihugu cyacu. Ariko nanone bisubiza inyuma ibitekerezo byacu, hamwe na hamwe bamwe na bamwe bidusubiza inyuma.
ntabwo ari bose kuko hari abandi baba bafite umutima ukomeye, ariko cyane akenshi mbibona iyo ugiye gukora ubukwe, iyo ugiye gukora ibirori ukareba abantu uri butumire ukababura, ibyo ngibyo bituma umuntu ashobora kugira iryo hungabana riraza kubera uba watekereje ibintu byinshi bikagenda biza, cyangwa ukabona umubyeyi wawe rimwe na rimwe hari ubundi buzima abayemo, yagakwiriye kuba afite basaza be, yagakwiriye kuba afite bakuru be, yagakwiriye kuba afite abantu hafi. Ibyo rero ntekereza ko urubyiruko rw'ino minsi rushobora yimvuze kuri sayidi y'abana benda bafite ababyeyi bahuye na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko noneho mvuge no ku yindi sayidi, ntabwo kuko twese turi abanyarwanda ubu ngubu. Ihungabana ryamufata wa mwana wakuze abona papa wafunzwe, wakuze abona nta mubyeyi afite hafi kubera kuba ko hari abagore bakoraga jenoside yakorewe abatutsi, hari abagabo ugasanga wenda umuryango wawe bose barabafunze, ugasigara uba muri ubwo buzima bwa wenyine w'ipapa w'imama. Nabwo urabitekereza rimwe na rimwe uko nari mvuze kuri sayidi yo gunda gukora ubukwe, nabwo hari umwe ujya kubukora nawe agatekereza akavuga ati yaba papa atarabikoze uri muri gereza, yaba hari, yaba mama yaba hari, icyo gihe nabwo ashobora gufatwa n'ihungabana cyane pe. Niyo mpamvu ihungabana risigaye riri mu rubyiruko, risigaye riri hejuru ku rwego ruri hejuru kurusha no mu bantu babiciyemo, bo barakomera rimwe na rimwe, ariko kubera ibyo byose nyine twaciyemo, ihungabana ryo riracyahari, ariko rigenda rigabanyuka bitewe n'uko dufite leta nziza ituganiriza, dufite abatwumva, abatwegera mu mpande zose, yaba uwakoze jenoside akaganirizwa, akamenya icyo yakoze, akagororwa, akagaruka muri sosiyete, ndetse n'uwayigizweho ingaruka bakicara bakaba umwe. Usigaye ubona ko basigaye baba mu makoperative bakabana, mu rusengero hari igihe bamwe batasuhuzanyaga, mu kazi barakorana. Urubyiruko nyine muri rusange dusigaye turi hamwe, turi umwe. Njyewe bino bintu urukundo rusigaye ruhari ndarushima. Oga, wenda ukiri aho gatoya ni ikintu kitoroshye. Wowe amahirwe warubatse ufite urugo, ubona nibura hari ikinyejana kizigera, hari ikiragano kizigera kibaho kizaba kivukiye mu Rwanda kizaba kidafite ibikomere bya jenoside? Urugero nk'umwana wawe ashobora kuzaba afite ababyeyi nk'uko waruvuze ngo ushobora gutumira nk'umubyeyi ukamubura mu bukwe. Ese hari ikiragano kizigera kibaho kidafite ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda? Icyo gihe gishobora kuzabaho? Icyo gihe cyabaho mu gihe tutaba tukibuka, ariko mu gihe tukibasha kuza kwibuka abacu, ntabwo icyo gihe kizigera kigera, kuko hari mu gihe cyo kwibuka hari igihe uri kumwe n'umwana w'imyaka 5 akakubaza ese mama biriya ni ibiki, ese mama ibiki ni ibiki, bikaba ngombwa ko ubicara ukamusobanurira. Niyo mpamvu urubyiruko rw'ino minsi tugomba kumenya amateka, kuko tuzayabwira abana bacu. Nitutamenya amateka tuzahagoreka ayo mateka, usange twisanze muri bya bihe, usanga umuntu atasobanura amateka yacu uko ari, nubwo ashaririye ariko tugomba kuyamenya, nubwo atari meza ko tugomba kuyamenya. Yego. Nanjye nifuza kubabaza, uyu munsi ni mu buryo cy'umujene w'uyu munsi yashyigikira gahunda ya leta y'ubumwe n'ubwiyunge mu gihe we atigeze avuka mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi 94, akaba afite n'ababyeyi bashobora kuba barayigizemo uruhare, cyangwa se ufite ababyeyi bagizweho ingaruka nayo. Uyu munsi ni gute umujene w'uyu munsi ya performinga muri gahunda ya leta y'ubumwe n'ubwiyunge? Urakoze. Mu magambo make, uburyo washyigikiramo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge uri umujene utari uriho kiragiye, nekeza ko ari kububajije. Okay, uburyo wayishyigikiramo, icyambere
jenoside nk'uko twabivuze yarigishijwe sibyo kandi ikindi twagiriwe ubuntu bwo kuba mu gihugu kiduha umutekano kiduha amahoro nyuma ya bya bihe wa mwijima wo muri 1994 rero uruhare rw'umujene utari uriho muri kiragiye nivuze njyewe ubwanjye icyambere kiragiye sinarindiho ngo ndaza kumubwira ngo kanaka yakoze ibi n'ibi ngibi ariko uburyo namwigisha abaturanyi tuba tuzi ibyo bakoze hari abo wumva ukumva ngo bakoze jenoside hari n'ababyigamba nyine bakiri mu magereza bafunze ikintu cyambere umujene w'uyu munsi yakora njye nari nivuze ngo nitanzeho nk'urugero njye cyambere mba ngomba kubwira wa mubyeyi nkabwira ntireba wakoze jenoside urafungwa birarangira nubwo wafunzwe umwana wawe ntabwo yabujijwe ubuzima bwo kwiga yagiriwe imbabazi ariga we ntabwo izo ngaruka zigeze zimugeraho mutuelle de santé ntabwo uyihejweho kuko wakoze jenoside urayemerewe uri kumva nanjye ndayemerewe njye utarakoze jenoside kandi ikindi nanjye umubyeyi wanjye wenda yakoze jenoside cyangwa uw'ahandi ntayo yakoze nkabwira ntireba ntitubanye neza turashyingirana turasurana bimeze gutya na gutya rero ubumwe n'ubwiyunge nk'umujene w'uyuma ahubwo nitwe dufite imbaraga kurusha ababyeyi kuko ababyeyi bo baracyafite ibikomere bakeneye kuganirizwa cyane kuko nk'uko nabivuze hari umubyeyi umwe watubwiye ngo ntabwo arumva arabohoka ku buryo yavuga we ubuhamya urumva uwo muntu waracyakomerewe aracyafite ibintu afesinga bigoye umutima we cyane urumva rero njye icyo mufasha ni ukumwumvisha imbabazi ni iki imbabazi nk'uko nabivuze kuri ako kantu ka mituweli niko kakabaye n'urugero rwa hafi kujya kwivuza ntabwo tujya kwivuza ngo kuyu ari uyu nguyu ubwoko ari ubu n'ubu ngubu twese turivuza kuko turi abanyarwanda sibyo reba abantu batakaje ubuzima ndavuga inkotanyi muri kiriya gihe baza kubohora u Rwanda rwabo bari bafite uburenganzira bwo kwica ba bantu bose basanze bari gukora jenoside ariko ntabyo bakoze kuko bo baje bashaka bafite inyota yo kugira ngo bari mu gihugu babone amahoro nabo kandi bave mu buzima bw'ubuhunzi bari barimo ko bari mu buzima bubi baze mu gihugu cyabo na nyuma y'uko batishe ntago bavuze ngo reka tubihorere ntitubica akanya bitagaragara ahubwo tubibe urwango mu bana bacu bigende gushyana gutya izo zose ni inyigisho ni imfashanyigisho nk'umujene we wakwifashisha ukigisha ababyeyi ukigisha n'uwo mujene ugifite urwo rwango bikarangira ibyo bintu bikavaho tukaba same twese tukaba bamwe cyane pe ibyo baravuze ni ukuri nkatwe famille Urumuri ubumwe n'ubwiyunge ni nkaho twabutangiye muri twebwe kandi turi urubyiruko tukiri bato twebwe muri famille Urumuri ntago duheza ntago tuvuga ngo umutwango umuhutu umututsi twese dusenyera umugozi umwe nk'urubyiruko tugakora ibyubaka igihugu kuko uko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba twe ntago twize tujya kuvuga ngo famille Urumuri ishingiye kuri ibi oya ibyo ngibyo byatumye mu gace kacu kano kamageragere hari ababyeyi bamwe na bamwe bimvamo n'abandi babyeyi kubera ko urumva twebwe nk'abana icyo gihe tuyitangira twari bato pe abenshi twari tutaranashaka ariko uko nagendaga mbana wenda tuvuge nka Patrick nk'abana na Deborah twamenyaga amateka kuko twa nubwo tubana byatumye imiryango yacu ihura iba umwe noneho birangije iyo miryango ibaye umwe abandi hari bamwe batanavuganaga bamwe na bamwe usanga kuko umwana wanjye arimo hano hari igihe twajyaga dukora amafete tukabahuza tukaba turi kumwe ugasanga umubyeyi runaka arimo tutitaye ku mateka ugasanga ibyo bihuje babandi ubwo ni bwa bumwe n'ubwiyunge ubwo buhamya mufite ababyeyi bagiye bahura bakaba bavugana nyuma y'uko abana bajoyininze famille Urumuri cyane bataranavugana batari banasanzwe n'imiryango urabona ko famille Urumuri ni umuryango ni famille ariko yatangiriye muri quartier kwa kundi urubyiruko ruba ruri muri quartier mugashaka ikintu mwakora kugira ngo muteze igihugu cyane ndetse n'umurenge wanyu rero ugasanga umubyeyi mwahuye n'undi kubera ko
wa mwana abana n'uyu noneho urabona ibintu tunakora biba bitangaje abana b'imyaka 10 n'ingahe ugasanga bari gukina ibintu ababyeyi bacu bamwe na bamwe bagahahamuka ugasanga bari gukina ibintu ababyeyi bamwe na bamwe bakabitekereza cyane rimwe na rimwe bajyaga batwicira bakata ese mwabana mubikuraye ntago twabyigiye bamwe na bamwe ntago twabyigiye muri bo ahubwo twabyigiye muri leta nziza dufite idutoza ibyiza mu bigo twagiye twigamo aho twagiye tuba hose muri sose twagiye tubamo twese turi abanyarwanda umwe n'ubwiyunge bwo mu rubyiruko burahari na cyane nibwo urubyiruko ruri guhuza ababyeyi bamwe na bamwe batarigera banahura mu ijambo rimwe wenda tugana ku musozo mu ijambo rimwe ndagira ngo mugire ikintu mubwira umujene cyangwa se umuntu wahunze muri jenoside ubwo buhamya tugira ngo tujya tubwumva abantu bagahunga bakajyanwa muri Kongo cyangwa ahandi bakaba baraburanye n'ababyeyi akaba ari ahantu runaka ashobora kureba iki kiganiro ariko u Rwanda yararufashe nk'igihura ari ahantu urumva isura yahavuye ihari aka kanya uyu muntu nk'abantu twicaye mu Rwanda urubyiruko ruri mu Rwanda ntabwo twabeshya biratugaragaraho tumeze neza iby'amoko rwose ntitubizi nibyo uyu muntu niki wamubwira ku buryo yatinyuka akaba yaza kureba nabe ko baba bakiriho kuko abo bantu barahari benshi kabisa ikintu namubwira nge urabona uyu munsi isi yacu ni tekinoloji social media twirirwa tubibona abantu biga barapfobya jenoside yakorewe abatutsi abantu birirwa bakizana bya bintu by'amoko ikintu namubwira ni urugero rwiza kwigira ku mateka kandi ni urugero rwiza kureba aho igihugu uyu munsi kigeze uyu munsi niba afite na mwene wabo ashobora kuba buhamyamuha ahubwo we nabyibuze nabashe gutaha banze byibuze naza kore visit naza sura u Rwanda rebe hari n'utazi ko bene wabo bakiriho ndavuga wa muntu ushobora kuba yarahunze akagenda akaba ari nko hanze y'igihugu runaka ariko abe bakaba banakiriho batavugana ariko bakaba bavuga ati sinanatinyuka gusubira mu Rwanda ngiye kureba uko bimeze sinshobora ngiye ikintu inama imwe namugira nagerageze nataha u Rwanda rwacu turatengamaye rumeze neza nta macakubiri umunyarwanda wese tusengera umugozi umwe turi umwe intero ni imwe no gukorera igihugu gusa umva u Rwanda rwacu ibyo byose niba yumva n'ahandi yirirwa yumva amakuru niba ibindi bihugu bitwitabaza bikatwaka ubufasha nk'igihugu mu nzego z'umutekano akaba ari abanyarwanda bamwe bafite urugero rwiza bari hejuru cyane bashobora kuvuga rikijyana ku isi ni urugero rwiza kumvikanisha ko u Rwanda rwacu aho turi natahe naze tuzamwakira nk'umunyarwanda kandi rwose nta bintu by'amoko bikiri mu Rwanda niyo nama nicyo kintu niyo nama namugira murakoze ijambo rimwe ryonyine namubwira nataha areba ukuntu u Rwanda ari rwiza u Rwanda rufite umutekano ibyo yasize ntabwo ariko bikiri rufite amahoro rwuzuye urukundo natahe niryo jambo ryonyine namubwira yirebere nanjye sindi bujye kure y'abagenzi banjye ijambo namubwira nanjye ni ugutaha akaza ko icyambere aho ngaho ari ntabwo azi neza niba abavandimwe be bakiriho nk'uko wabivuze ariko nataha ashobora kwakirwa tujya tubona ubuhamya bw'abantu benshi umuntu akaza akaba yamuvuga ngo urasa na runaka bahura baganira bagasangana abavandimwe natahe wasanga afite umuryango n'iyo ataba ari umuryango abanyarwanda twe twigiramo ikintu cyo kuba umuryango nubwo waba mudahuje papa na mama nubwo waba utazi inkomoko ye ugafata umuntu nk'umuvandimwe wawe hariya mu mahanga ni abanyamahanga nyine baramufite kuko abafitiye umumaro ari cyo bakorera natahaze tumwereke urukundo umutekano amahoro buri kimwe cyose wari uvuze ngo turi kugana ku musozo ndashaka gushimira ndashimira cyane umurenge wacu kuko uradufasha kuko igitekerezo cyavuye muri twebwe abana bato umurenge wa Mageragere umurenge wa Mageragere ndawushimira cyane abayobozi bacu ntago nibuka neza igitekerezo kiza umuyobozi w'umurenge wari uhari ariko yari rugumbuguza n'uwo bamwitaga Rutubuka Emmanuel ntabwo ari Rutubuka yari umupapa ntabwo yamaze igihe yari umupapa ukunda urubyiruko cyane waturutse mu karere azamara igihe gito niba ari Nyamitari niba ari Semitari hagati ya Mitari gutya harimo akantu ka Mitari nabyumva yumve ko tumushimiye kuko yaradufashije dushimira n'umuntu witwa Murangwa wayibuka hano mu murenge wa Mageragere turamushimiye cyane ba mama Lewi abandi bose turashimira abantu benshi batubaye hafi by'umwihariko dushimira igihugu cyacu umuyobozi w'igihugu cyacu
mba tumufite ku mutima umutima kumva forever njya mvuga ngo bishoboka ko bavuga ngo umuntu ngo umuhehe imyaka 10 yo kubaho yawe ayibeho nayimuhereza iyanjye Imana yagennye nkamuhaho 10 akayibaho cyangwa na 15 akayibaho ariko akakomeza akatuyobora neza turamukunda cyane kandi ni urugero rwiza ku rubyiruko kuko natwe ibyo dukora aha ngaha tubikora kuko nabo ari byo bakoze baje bakiri batoya atari abantu bakuze cyane nkuko ubu tubabona na buhamya twumvana ababyeyi n'abavandimwe cyangwa n'abaturanyi rero turabashimiye dushimiye igihugu cyacu ko kiduhereza opportunity yo gukora icyo dushaka kitari kibi kandi tunatinyura urundi rubyiruko rwose rufite impano kuko ntago twe twabyutse ngo biza ko kanya twaraganiriye mujye muganira nk'urubyiruko mumenye ushoboye iki cyafasha igihugu cyacu tukiyubaka kandi tugakomeza kubaho neza murakoze ni ukuri nanjye ikintu navuga dusoza ikintu cya mbere ndashimira inkotanyi zafashe uriya mwanzuro ukomeye bari ari bato ariko bari batari gito ni ukuri inkotanyi zo zatabaye u Rwanda zarukuye ikuzimu ruziruzana ibuntu inkotanyi zatabaye ababyeyi bacu bamwe na bamwe ndetse nta nubwo ndashimira leta y'igihugu ntago yigize ituribibamo urwango ahubwo yatubibyemo urukundo ku buryo twese twumva uribaza abantu bakorewe jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 umwuka mugahana imbabazi bakaba basigaye banashyingirana ni ukuvuga ngo leta yacu ifite iki president umubyeyi wacu warakoze pe Patri ndashaka aho umbwire kuri iki kintu mu ijambo rimwe nkuko nabo bagiye bavuga ijambo rimwe ndagira ngo ubwire ijambo rimwe umusirikare wamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu uyu munsi wicaye ashobora kureba iki kiganiro nk'umusirikare wamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu respect mbere na mbere ikindi ntabwo yakoreye ubusa icyo yakoze uyu munsi muri iki gihugu kiragaragara abo yarokoye turi ishami ry'ababandi baguye ku rugamba turi ishami ry'ababandi yarokoye turi ishami ry'ababandi yafashe kakaboko bagiye gutema akabwira ati oya uyu munsi duhagaze kugira ngo dusigasire bya bintu byatumye abo kwari uyu munsi ariko kandi turabagabo kubihamya respect kabisa famille Urumuri mwakoze cyane gushyigikira no kuduha iki kiganiro kuri Nest TV hanyuma ni platforms zihe wenda mwamukoresha ku buryo umuntu ashobora kuhabona ese ushaka kujoininga yakoresha ubuhe buryo twihuse n'indi bitubwira murakoze platform dukoresha kugeza kuri ubu ngubu ni WhatsApp niyo duhuriramo tukaganira ibikorwa byacu bimeze gutya na gutya ariko ntago turagera kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo turasasipiriza abantu nyine abantu bose batumenye gutya na gutya uretse abo duhurira muri ibi bikorwa na mu turere n'ahandi bakatumenya wenda muri ubwo buryo ariko ni process nibyo turimo urumva bamwe barashatse abandi bagiye mu mahanga abandi urumva rero turacyabihuza buri wese ari mu nshingano zikomeye inshingano zariyongereye ariko ntago twebwe nta excuse igibaho kuri famille yacu n'aba ari mu mahanga n'ubu ngubu turabizi neza ko bari kubikurikirana haba amasaha yasize abari nijoro ubu ngubu twe turi ku manywa abandi bari nijoro ariko bari kubikurikirana famille Urumuri bimeze gute kwibuka imageragere bimeze gute kuko n'umurenge wacu tufite ku mutima rero ntago turagira ama platform menshi ariko nizo process nyuma y'ahangaha nibyo tugiyemo murakoze cyane rero murakoze cyane icyo narenzaho nka famille Urumuri buri muntu wese ahari ntago famille Urumuri uyu munsi ari ngiye Deborah n'abandi turanga murenge wa Mageragere nujye wumva ukoze igikorwa cyiza ukumva ari ikintu ukoze wumva byiyuze kigize umuntu gikebura jya wumva ko nawe uri urumuri urumuri ntago turi urumuri Mageragere gusa uyu munsi twabikoreye Mageragere tuzamura tuza byari bigoye kugira ngo nze numvishe mama wagada cyangwa ugada zumvishe mama wanjye batumvikana ubwabo cyangwa se runaka bitewe n'amateka ari Mageragere ariko twabashe kubikora rero uyu munsi nugira ikintu cyiza uko ruri iyo ngiyo jya wumva ko urumuri rero murakoze cyane mwakoze kubana natwe bizaba byiza twongeye guhura hano kuri Nest TV bless you forever Urumuri